uri Imana nkuru ishobora byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri Imana nkuru ishobora byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri Imana nkuru ishobora byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri Imana nkuru ishobora byose, nta yindi Mana ihwanye nawe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Haleluya, haleluya. Nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana ishobora byose, nta yindi Mana yo kwizerwa, niwe Mana yonyine. Haleluya. Nta yindi Mana yo kwizerwa, niwe Mana twamenye, niwe Mana ishobora byose, niwe Mana iriho kandi Imana izahoraho iteka ryose. Twarakubonye, twabonye imbaraga zawe, twabonye gukiranuka kwawe, twabonye ubuntu bwawe Nyagasani Mana. Haleluya. Niwe ubasha guhindura ibihe, niwe ubasha guhindura ibihe Nyagasani Mana, niwe ubasha guhindura ibihe. Muri kino gitondo turagushimiye ko tubyutse turi bazima. Ni igitondo cyiza cy'umugisha, ni igitondo cyiza Nyagasani Mana kidasanzwe. La foka la mando basaya angola miskere bene santravaya. Aho tweretse imbaraga zawe, aho tweretse gukiranuka kwawe, aho tweretse ubwiza bwawe, aho tweretse icyoro cya Nyagasani Mana. Icyoro cya nikiganze, imbaraga za nisiganze. Haleluya. Imbaraga zawe ziganze papa, imbaraga zawe ziganze. Haleluya. Twishimirwe nawe, dufashwe nawe, twakire kuba kwawe, twakire kugira neza kwawe, twakire ubutabazi bwawe, twakire imbaraga zawe. Olangas yamando fakaskelebo longrara bene shantravaya. Twakire imbaraga zawe, twakire gukiranuka kwawe, twakire amahoro aturuka kuri wowe, twakire ibyiza bituruka kuri wowe Nyagasani Mana. Ntuduhane, ntutureke. Haleluya. Ahubwo tubona kugira neza kwa Yesu Kristo. Uri hano, uri hano, uri hano ngo uduhezagire, uturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryawe. Uri hano, uri hano, uri hano, uri hano ngo uduhezagire, uturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryawe. Uri hano, uri hano, uri hano, uri hano ngo uduhezagire, uturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryawe. Uri hano, uri hano papa, uri muri twebwe, uri muri twebwe Nyagasani Mana ngo uduhezagire, uduhe umugisha, uduhe ibyiza papa. Nitwizera amashimwe, nitwizera kuri Imana yacu, nitwizera ko ushobora byose, nitwizera ko nta kibasha kurogoya umugambi wa Nyagasani Mana.
tukaguma nyagasani Imana kuba nka rya shami ku muzabibu. Yewe Yesu Kristo wa Nazareti, uzaduhaza ibyiza, uzakora ibitangaza, uzakora imirimo, uzigaragaza nyagasani Imana. Ukomeze ube hagati muri twe papa, ube hano muri twe, uganze utegeke Mana, wigaragaze, uhindura ibintu kuba bishya mu izina rya Yesu Kristo. Winjire mu byacu, winjire mu byo dukora nyagasani Imana data wa twese uri mu ijuru, ubemo nyagasani Imana. La koskelebe, uhindura amateka kuri Imana nyamana, uhindure nyagasani Imana amateka kuri Imana ishobora byose. La kaskelebe na shanturavaya, ibintu byose bihinduke kuba byiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Lofa kaskelebo andos kalavegre na mandolabaya. Uyu munsi wa none tukubone cyane, tubone ibyiza byawe, tubone gukiranuka kwawe, tubone ubwiza bwawe Yesu Kristo, tubone amahoro aturuka kuri wowe. Haleluya. Gusenga kwanjye kukugereho, mwamura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi. Mana umbe hafi, Mana umbe hafi, utube hafi papa, utube hafi nk'abana bawe, utube hafi nyagasani Imana data wa twese uri mu ijuru, nk'abantu bakumenye. Utatubaye hafi ntacyo twabasha gukora, ntacyo twabasha kugeraho. Haleluya. Hindura ibintu kuba bishya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana data wa twese uri mu ijuru, injira mu byacu nyagasani Imana, injira mu byacu papa, injira muri bizinesi z'abana bawe, injira mu mirimo y'abana bawe nyagasani Imana, utunganye ibidatunganye. Akosa live grere bene shantura vagre. Haleluya, 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 haleluya. Uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose, ni wowe wenyine Mana data wa twese ubasha guhindura ibintu kuba bishya. Ujye kure yacu papa, udutererane. Alokaske, ntuduterane na gatoya, ntuduterane na gatoya. Umve gusenga kwacu, umva gusenga kw'abana bawe, umva kwinga kwacu papa, umva kwinga kwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Okangala mandos kalavi, ebrele bene shanturavagre, laso kaskele bon, langrole bene shanturavaya, lonkaskele bene shanturavaya. Mana kuri mirimo, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi. Haleluya. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi. Haleluya. Mba hafi papa, ntungeye kure, ungiye kure nyagasani Imana nacumura, ungiye kure nyagasani Imana nakora ibyangwa n'amaso yawe, natukisha izina ryawe. Mba hafi rero, ntungeye kure, ndagukeneye, ndagukeneye, ndakwifuza. Haleluya, haleluya. Lokaskere bene shantafa. Reka turebe ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi dusanga ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Tureba uburyo gusenga bidufasha gutsinda ibigeragezo. Icyo turebaho uyu munsi wa none, uburyo gusenga bidufasha gutsinda ibigeragezo. Turasoma nyine mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, cya 26:41. Gusenga bidufasha gutsinda ibigeragezo. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu cyaduha imbaraga zo gutsinda ibitugerageza uretse gusenga Imana. Haleluya. Gusenga bidufasha gutsinda ibigeragezo rwose.
Matayo 26 umurongo wa 41, 26 41, turebe uburyo Imana yashyizeho gusenga kugira ngo gusenga kubashe kudufasha gutsinda ibitugerageza. Haleluya, haleluya. 43 haravuga ngo Matayo 26 umurongo wa 41 haravuga ngo duhere kuri 40, agarukaho abigishwa bari asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwe ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Haleluya. Ahangaha umwami wacu Yesu Kristo nawe yasenganaga umubabaro, asengana agahinda. Yarageze ku isaha ya nyuma kugira ngo apfire abanyabyaha ku musaraba, ariko yumvaga mu by'ukuri akeneye sapoti, yarakeneye izindi mbaraga, yarakeneye ko abigishwa be bamuba hafi, kuko yarageze ahantu nawe acogoye kandi ananiwe. Ariko gusenga bituma umuntu asubizwamo imbaraga, bituma umuntu asubizwamo ibyiringiro, bituma umuntu yumva yuko ibintu byose bishoboka. Haleluya. Akongera akagira imbaraga, kandi mu by'ukuri atari uko ahari mugerageza byakuweho, ahubwo kuko ahawe imbaraga n'Imana kugira ngo abashe kunesha imugerageza. Yesu Kristo yageze mu gikombe kigoye cyane. Niwe muntu wenyine wagiye mu bigeragezo azi ibigeragezo yinjiyemo. Niwe muntu wenyine wagiye mu rugamba yararuteguriwe rwose uko rumeze, aruzi rwose. Abandi tuba tubimenyaho gatoya, ariko ntitumenye ibintu ibyo ari byo byose. Njye nibuka kera hashize igihe kirekire, Imana yageze kumbwira amagambo, irambwira ngo rero fata ibihe byo gusenga, fata ibihe byo gusenga, imbwira iminsi ngomba gufata ngo nsenge. Irambwira ngo kuko ugiye guhura n'ikigeragezo, kandi irambwira ngo ntabwo ngusenga icyo kigeragezo gikurwe, kuko ntabwo kizabaho, ntabwo kizavaho rwose, kizagumaho. Ariko usenge kugira ngo imbaraga z'Imana zabe kuri wowe, uzabashe kwakira ibintu ugiye kwinjiramo. Ene data, ntabwo byari byoroshye gufata ibihe byo gusenga uzi neza ko ikigeragezo utazagikurirwaho, ahubwo kugira ngo Imana izaguhe imbaraga kugira ngo ubashe guhangana nacyo. Ntabwo byari byoroshye, ariko ntabwo nari nzi icyo ari cyo. Namaze gusenga ako kanya nkirangiza kuva mu masengesho, numva amakuru atari meza nkiva mu masengesho. Ariko ntabwo njye nanabiteguriwe, ntabwo nanabibwiwe, gusa nanabwiwe n'Imana ngo icyo kigeragezo kigiye kuza, ariko nusenga kizasanga witeguye, ntacyo kizagutwara. Imana itugire neza kandi twitaho cyane. Byashoboka rero ko nawe ujya uhura n'ibigeragezo, ubizi wenda kugiye guhura nabyo ariko utazi ibyo ari byo. Ariko Yesu we yarabizi de A a Z, yarazi ubuzima bwose azabamo muri iyi si. Urya iyo wumva ijambo ry'Imana tubwira ngo ni wawumbuye igitabo. Kubumbura igitabo ni ukuvuga ngo ni ukureba, ni ugusobanukirwa ibyo azacamo. Yarabizi ko azavukira mu kiraro cy'inka, ibyo yarabizi. Yarabizi ko azahungira muri Egiputa, ababyeyi bakamuhungisha, yarabizi cyane. Yarazi ko abantu bazamwanga, bazajya bamwita dayimoni, ibyo byose yarabizi. Inzira zose tujya tubona nizo tutajya dusoma, ari ibintu byinshi, ntabwo ibintu byose byanditswe, ntabwo ubuzima bwose bwa Kristo bwanditswe, ahubwo bagiye bandika ibyo bashoboye kwandika. Ariko byose yarabyihanganiye. Byatewe n'iki? Byatewe n'imbaraga z'Imana, byatewe no kubana n'Imana. Tujya tubona Yesu Kristo kandi yari umwana w'Imana, ndetse birakatubwira ngo yari Imana ubwayo, yari Imana, ariko ntabwo asibaga gusenga. Yahoraga azamuka umusozi agiye gusaba imbaraga. Haleluya. Kugira ngo abashe kunesha imugerageza. Natwe ntabwo dukwiriye kuva mu masengesho, dukwiriye gusenga iteka ryose ngo tubashe kunesha ibitugerageza byose. Amahoro y'Imana abane natwe, kandi ubwiza bw'Imana butugote.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Yesu Kristo ukubanye natwe kandi ufashe muri byose. Uyu munsi wa none reka tubone ubwiza bw'igiciro cyawe Mana, kandi amahoro yaganze muri twebwe. Mana, tuzongere guhura ku munsi w'ejo dushima izina ryawe, tubyamaje tubyize mu izina rya Yesu Kristo.